niwe watubereye Imana, niwe wadutabaye, niwe waturwaniriye mu ntambara twamenye n'izo tutamenye. Maso yacu tuyuburiye wowe, mitima yacu tuyerekeje kuri wowe, mavi yacu tuyakubise imbere yawe, byiringiro byacu bishingiye kuri wowe wenyine, isoko y'imbaraga dufite, isoko y'agakiza kanjye, isoko y'amahoro yanjye, isoko nkuramo ibyiza byose. Wowe mutabazi wanjye, wowe umbyutsa bigakunda, wowe soko y'umwuka mpumeka, wowe soko yo kubabarirwa, wowe soko y'ibyiza byose mfite, wowe byirato byanjye, wowe mutabazi wanjye, wowe murengezi wanjye. Ijambo ryo rirambwira ngo abantu bibaruhiriza ubusa kuzenduka cyane, ndetse abarinda batarindanye nawe babaruhira ubusa, abubaka batubakanye nawe babaruhira ubusa. Tugarutse imbere yawe kuko ari wowe mbaraga dufite, kuko ari wowe mutabazi dufite, kuko ari wowe murengezi dufite. Tugarutse kukubwira ngo turagushaka, mitima yacu irakunyotewe, umutima wanjye urakwifuza, umutima wanjye urifuza kwiherana nawe mu bikari byawe, mu maso hawe mwami w'abami, maze udukundire tukubone, udukundire ntiduhishwe mu maso yawe, udukundire ntiduhishwe kukubona, udukundire Uwiteka Mana Nyiringabo. Turagarutse kwiherana nawe, tuvuye mu rusaku, tuvuye mu hirya no hino mu bihinda, twifuza kumva icyo utubwira mwami w'abami. Tuje gutegereza ku nkoma z'umuryango wawe, tuje gutumbira mu maso hawe, kugira ngo tugire ijambo rishyashya tugukuraho, kugira ngo tugire ibyiringiro bishyashya tugukuraho. Turaje Uwiteka Mana Nyiringabo kugusukira intege zitwuzuye, intege nkeya zitwuzuye, ukunanirwa kutwuzuye, ukudashobora kutwuzuye, ibyo byose tubizanye imbere yawe. Wowe soko y'imbaraga, wowe soko y'ibyiza byose bibonekera muri iyi si, wowe soko y'abatabarwa, wowe soko y'ubuhamya bushya, wowe soko y'amashimwe mashya, wowe soko y'imbaraga z'abagutegereza. Nta wundi mutabazi dushaka, nta wundi murengezi dufite, ni wowe Uwiteka Mana Nyiringabo. Ntabwo biturambira kugaruka aho uri, kuko tuzi ko nta handi dukura ubutabazi, kuko tuzi ko nta handi dukura imbaraga, kuko tuzi ko nta handi dukura amahoro. Turagarutse Uwiteka Mana Nyiringabo, nje kugusukira ibyuzuye umutima wanjye. Unyemerere mwami w'abami, reka dukomore imbaraga ku gutinda ku birenge byawe, reka tuhakomore imbaraga nshya, tuhakomore icyerekezo gishya, tuhakomore icyerekezo gishya, tuhakomore mwami inzira dufata, tuhakomore umucyo mu isi yuzuye umwijima, tuhakomore amahoro muri iyi si idatanze amahoro. Turaje Uwiteka Mana Nyiringabo kugira ngo twiherane nawe. Ndabizi amaso yawe ari ku byo dusaba, amatwi yawe ari ku byo dusaba, kubaho kwawe kuri hano hantu nyaguhora ku ngoma. Utwemerere duhure nawe, reka amaso y'umutima wanjye ahweze kugira ngo nongere nkubone, reka umutima wanjye wagukire kwakira ibyuma, reka umutima wanjye wagukire guhura nawe nyaguhora ku ngoma. Ndaje Uwiteka Mana Nyiringabo, niwe mbaraga zanjye, niwe mutabazi wanjye. Erega urusha amaboko ibindwanya, urusha amaboko imigambi ya Satani, urusha amaboko imbaraga z'umwijima zose ziteranyije, urusha amaboko ibiduhagurukira, urusha amaboko ibiteye ubwoba bw'iyi si, urusha amaboko ibiturwanya, urusha amaboko imbaraga z'umwanzi, urusha amaboko kuzimu yose yiteranyije, urusha amaboko abarozi bose bo mu isi biteranyije, urusha amaboko ibitero by'uburyo bwose, urusha amaboko ya myambi yose yaka umuriro umubaduteza, urusha amaboko imigambi yose y'amabi, urusha amaboko imbaraga zose z'umwijima. Kubaho kwanjye mwami w'abami si uko umwanzi yabishimye, nuko ubirusha amaboko, ubirusha amaboko. Gukomera mu rugendo rw'agakiza si uko ibiturwanya byabaye bike, nuko ubirusha amaboko, ubirusha amaboko, ubirusha imbaraga, ubirusha amaboko. Urusha ijwi amajwi yose adusaba, urusha ijwi inzandiko zose ziturega, urusha ijwi imigambi yose ya Satani. Ubirusha amaboko, ubirusha imbaraga, ubirusha imbaraga nicyo kiduhagarika, ubirusha imbaraga nicyo kidukomeza mu rugendo, ubirusha imbaraga kuko utwegere kurusha ibiduhiga, urusha imbaraga kuko urwanira muri twebwe, ibiturwanya bikaba biri hanze. Urusha imbaraga kuzimu yose yasamye, urusha imbaraga, urusha imbaraga ibincogoza, urusha imbaraga, urusha imbaraga. Ubirusha ijwi, ubirusha amaboko, ubirusha gukomera. Ibigirwamana byose n'ubusa imbere yawe, izindi mana zose n'ubusa imbere yawe. Igihe kimwe isanduku yawe yonyine bayiratinyutse bayiraza mu nzu ya Dagoni, Dagoni kubitwa hasi ihinduka ubusa. Ibigirwamana byose n'ubusa
ubusa, gukomera kw'abantu kose ni ubusa, ibyishyira hejuru muri twebwe byose ni ubusa. Ubirusha amaboko nyaguhora ku ngoma, ubirusha amaboko. Iyo uvuze ngo yego nta cyavuga ngo hoya, iyo wakinguye nta cyakinga, iyo wakinze nta cyakingura. Ni wowe imbaraga zacu nyaguhora ku ngoma, ni wowe gukomera kwacu, ni wowe byirato byacu, ni wowe soko y'agakiza dufite, ni wowe soko y'imbabazi twahawe, ni wowe wandika amazina mu gitabo cy'ubugingo hakaba nta cyahanaguramo, ni wowe udufata mu kiganza cyawe hakaba nta watuvuvunuramo. Kugaruka imbere yawe biraryoshye, kugaruka imbere yawe biranejeje, kugaruka imbere yawe biri mu buzima, kugaruka imbere yawe niho dukomerera, kugaruka imbere yawe niho uruhanga rwacu rukomera, rukamera nk'urutare, ibiduhangara bikadutinya, ibyaduhagurukiraga tukabirusha imbaraga. Kugaruka imbere yawe niho hari ibihumura neza, kugaruka imbere yawe niho hari ibiryohereye, kugaruka imbere yawe ibyari impumuro y'urupfu byambara ubuzima, kugaruka imbere yawe ibitari biriho birafatika bikagira ubuzima, kugaruka imbere yawe ibinyantege nkeya turahakomerera, kugaruka imbere yawe bifite inkomoko mbi duhabwa icyerekezo gishya, kugaruka imbere yawe mwami w'abami, kugaruka imbere yawe, kugaruka imbere yawe niba byari bimeze nk'ibitariho bihinduka ibiriho, kugaruka imbere yawe mwami nta jambo bidashoboka rihaba ngo ahubwo ukura mu busa. Nibitariho mwami w'abami wowe urabibona, nibitariho urabihamagara bikitaba. Uko niko umwuka wawe watwikiriye isi ukayibundikira ngo idafite ishusho, idafite ubwiza, ukayibundikira ukayikuramo ibintu, ukayibundikira hari umwijima hakaba umucyo. Imbere yawe niho byose biremerwa, imbere yawe niho byose bihembukirwa, imbere yawe niho byose bizukira, imbere yawe niho tuzukira, imbere yawe niho tuberaho mwami w'abami. Kugaruka imbere yawe ntibiturambira, twebwe abanyantege nkeya tukahakura imbaraga, twebwe abari bacogoye tukahahembukira, tugasubizwamo intege mu bugingo. Imbere yawe hari amasoko adudubiza, maze umwuma wacu ugahinduka amasoko, ugahinduka ibidendezi. Imbere yawe mwami w'abami ibidaturwa birongera bikagira ubuzima, imbere yawe ubutayu buhindukamo ikidendezi, imbere yawe mwami w'abami mu bitare hava amazi, imbere yawe mwami w'abami mu bidaturwa mu butayu bwumye ubuzima buraba, ibintu bigahembuka. Imbere yawe Uwiteka Mana Nyiringabo, mbega ko turi abanyamugisha, twebwe duhiriwe kongera guhamagarwa nawe mwami w'abami. Utaduhamagaye ntitwabishobora, atari imbaraga zawe zakoreye muri twebwe ntibyakunda. Imbere yawe turahazukira, imbere yawe turahahembukira, imbere yawe abadafite amahoro barayahabwa, imbere yawe turahakirira, imbere yawe tuhakirira indwara iz'umutima n'iz'umubiri. Uracyabishoboye, witwishobora byose, wowe ntusinzira ntabwo uhunikira, ni wowe umbereye maso, dushinzire dushizweyo tutabasha kwirwanirira, tutabasha kwitabara. Uhora uri maso, uhora uri maso, ni wowe utugota ibidushaka bikatubura. Ubamba amahema ku bakunzi bawe, utugotesha ibirimi by'umuriro umwanzi ntatubone, utugotesha ibirimi by'umuriro imigambi ya Satani gahinduka ubusa, utugotesha ibirimi by'umuriro ineze yawe ikatuzenguruka, ubuntu bwawe bukatugota ngo nkuko imisozi igose Yerusalemu. Ni kugota abantu bawe, ni kugota abantu bawe. Amaboko yawe ni amanyembaraga, amaboko yawe arakomeye, yo uburinzi bwawe buratangaje. Ineze yawe ni nyinshi kubaguhungiraho, uri ubuhungiro bw'ukuri, uri ubwugamo bw'ukuri, uri imbaraga yanjye, uri umutabazi wanjye, uri byose nyagora ku ngoma. Nzindukiye kugushima no kugusukira ibyuzuye umutima, gusukira ibyuzuye umutima, ibivugika n'ibitavugika. Wowe ubasha gusoma n'ibyanditswe mu mitima, wowe ubasha kumenya n'iminwa inyeganyega nk'iya Ana, wowe ubasha kumenya ibivugika n'ibitavugika, wowe ubasha kumenya n'umuborogo wacu ukawukuramo amagambo, wowe ubasha kumenya kurambarara kwacu imbere yawe ukabikuramo icyo bivuga. Ni wowe mwami, ni wowe twuburira amaso, ni wowe duhamagara mwami w'abami. Ngwino bane natwe muri iki cyumweru cyose, ngwino ukore ku mitima yacu tukumenye, ngwino ukore ku maso yacu maze amaso yacu akumenye akubone mwami w'abami. Ngwino twihishurire bundi bushya, ngwino winjirane natwe mu bundi bwiru bwawe, ngwino winjirane natwe mu bindi byumba mwami tutaramenya by'ubwiza bwawe, by'igitinyiro cyawe, zo gukomera kwawe, by'ubwizerwe
by'ubukwe bwawe, by'urukundo rwawe. Uri mugari, uri munini cyane, uratangaje, urahambaye. Ngwino mwami w'abami, muri iyi minsi 7 twihererane nawe Uwiteka Mana Nyiringabo, tuve mu bantu, tuve mu kivunge, tuve mu rusaku. Ngwino winjirane nanjye mu bundi bwiru bwawe ntari namenya. Ngwino winjirane nanjye, ngwino winjirane nanjye aho amaso yanjye yari atarerekwa. Ngwino winjirane nanjye aho umutima wanjye wari utarashyikira. Ngwino winjirane nanjye maze nkumenye mwami w'abami, maze nongere nkumenye, maze nongere nguhishurirwe. Bishurirwe ubwiza bwawe, bishurirwe igitinyiro cyawe, bishurirwe imbaraga zawe zitagira akagero, bishurirwe urukundo rwawe ruruta uko rumenywa, bishurira amahoro atanga, amahoro atari nk'uko isi yatanga. Ngwino twinjirane nawe mwami w'abami, ngwino twinjirane nawe ahatagerwa n'ikivunge. Ngwino twinjirane nawe nyaguhora ku ngoma ahatagererwa mu kamenyero. Ngwino twinjirane nawe mwami w'abami imbere y'iyo ntebe y'ubuntu, imbere y'iyo ntebe y'ubuntu. Ngwino tugereze mwami aho twari tutaragera. Ngwino twinjirane nawe Uwiteka Mana Nyiringabo. Reka iyi minsi mwami w'abami imbere iminsi yo kugwiza izindi mbaraga, imbere iminsi yo kongera kugaburirwa kuko wagaburiye umugaragu wawe Eliya harimo yisabira gupfa, yarashogoye ukamuha umutsima wamugendesha iminsi 40 agasiga abami, agahagurutsa abahanuzi. Ngwino mwami w'abami iyi minsi 7 nyaguhora ku ngoma itubera iminsi yo guhembukira imbere yawe, itubera iminsi yo kugaburirwa manushya, itubera iminsi yo kongera gushingwa nk'inkingi, inkingi mu bwami bwawe, inkingi zitanyeganyezwa, inkingi zitabivamo, inkingi zidacogora. Ngwino Uwiteka Mana Nyiringabo ude kunywera ku masoko adudubiza. Ngwino mwami w'abami muri iyi minsi uhera abantu kunywera ku masoko adudubiza, abari bacogoye, abari bacitse intege, ude kunywera ku masoko adudubiza. Reka yongera adudubize mwami, adudubize mu nda zacu, adudubize mu muntu wacu w'imbere kuzageza ku munsi w'impera. Uwiteka Mana Nyiringabo ngwino wongera utuvomerere, uvomerere bya bindi bihembura umugenzi wo muri uru rugendo, akarugenda atakigumwuma, akarugenda atagicogora. Ngwino tuzamukane mu cyumba cyo hejuru aho abanyantege nkeya baherwa imbaraga. Ngwino duhurireyo nawe mwami w'abami, ngwino duhurireyo nawe. Ndabizi ntuduhisha mu maso hawe kuko waravuze ngo abafite inyota nibaze, abafite inyota nibaze. Uko niko twaje Uwiteka Mana Nyiringabo, ntitwaje kuko tubizi, twaje ahubwo kugira ngo tubihabwe, ntitwaje kuko tubishoboye, twaje ahubwo ngo ushoborere muri twebwe. Ntitwaje Uwiteka Mana Nyiringabo kuko dufite inararibonye, twaje ahubwo ngo wowe ukorere muri twebwe nyaguhora ku ngoma. Reka ubwiza bwawe butkuzure. Ndasomye ijambo ryawe sanga Mose uko yazamukaga ku musozi ngo yamanukaga yambaye kurabagirana, yambaye ubwiza, mu ruhanga rwe hateye ubwoba. Reka intege nke zanjye ziyongere mu mbaraga zawe, reka ubwoba bwanjye buhure n'imbaraga zawe, reka gutinya kwacu mwami w'abami gushirira huri. Reka Uwiteka Mana Nyiringabo kudashobora kwacu kuzuremo gushobora kwawe, kunanirwa kwacu kuzuremo imbaraga zawe, intege nke zacu Uwiteka Mana Nyiringabo zuzuremo imbaraga zawe. Turaje mwami ngo duhure nawe kugira ngo ibyari intege nkeya n'ibyasaga nk'imigozi y'ibyaha bicikira imbere yawe mwami. Unyemerere Uwiteka Mana Nyiringabo uko tuzamukanye n'abahungu bawe n'abakobwa bawe, reka imigozi y'uburyo bwose yaba yari iri ku buzima bwacu icikira huri. Muri presence yawe hari ukubohoka, muri presence yawe hari ugutabarwa, muri presence yawe hari ugukira, muri presence yawe hari ukuzuka. Ntabwo utinya ibyaboze, ntutinya ibyanutse, ntutinya ibyapfuye kuko ni wowe muzuko, ni wowe mbaraga zizura, ni wowe mbaraga zibeshaho. Reka mu kubaho kwawe mwami w'abami ibyari biboze bigaruke mu buzima, ibyari bipfuye byongere bizuke. Reka mu kubaho kwawe ukore kuri buri kagingo, akagingo k'ubuzima bwanjye bw'umwuka, ukore kuri buri kagingo, buri gaserire gatoya ngewe ntanazi ko gahari, ntazi n'ingano yako. Reka gakorerwaho imbere yawe mwami w'abami. Reka ukore ku bugingo bwacu, reka ukore ku mibiri yacu, kuva ku musatsi kugeza ku mano, kugeza ku misokoro, kugeza muri serire zigize amaraso, kugeza ku kagingo gatoya atanazi ko karwaye, atanazi ko gacogoye. Turazamutse Uwiteka Mana Nyiringabo kugira ngo byose bikorerweho imbere yawe, byose bikorerweho imbere yawe. Mu bwiza bwawe niho tuzukira, mu bwiza bwawe niho duhembukira, mu bwiza bwawe niho tuberaho, mu bwiza bwawe niho dukirira, niho dukirira Uwiteka Mana Nyiringabo. Twaje mwami w'abami kuko tudashoboye, twaje ko tuzikorewe imbaraga zacu, twaje ko tuzikorewe mutabazi wacu,
tutagufite twaba dupfuye, tutagufite ibyacu byaba bishize, tutagufite ntitwamara n'isegonda. Niwe mbaraga zacu nyaguhora ku ngoma. Nyemerera mwami w'abami muri iki cyumba, ntitwaze kuko bimenyerewe, ntitwaze kuko biri kuri karenda, ntitwaze kuko byanditswe. Uwiteka Mana Nyiringabo, korera mu kuza kwacu, korera mu kwitaba kwacu mwami w'abami. Tuza dusukuma, tuza n'intege nkeya, ariko reka tuhazukire, reka tuhazurirwe, reka tuhahurire nawe mukunzi mwiza. Nta muntu n'umwe wagutumbereye ngo asubire nk'uko yaje. Umugore yaje agenda buke, ahetamishijwe n'indwara, ngo ibyo byose byari byarashiriye mu bavuzi, ariko yari yarumvise inkuru ko ufite gukiza, yari yarumvise inkuru ko abageze aho uri bahakirira. Aza abyigana aca mu bantu, adakeneye protokole ndende, adakeneye kumenyekana, aca inyuma gusa mwami w'abami, akora ku gishura cyawe, ngo uwo mwanya isoko y'amaraso irakama. Uko niko twaje Uwiteka Mana Nyiringabo, ntabwo twaje kubera protokole, kubera gushaka umuntu runaka. Imitima yacu iragushaka mwami w'abami, imitima yacu iragushaka. Niduhura nawe ubuzima bwacu burahinduka, niduhura nawe imibereho yacu irakira, niduhura nawe ibyaduteraga ubwoba biradisipareza, niduhura nawe uburwayi bwacu burakira, ibyatumaraga mu buzima ayiwe birakira, 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 ibyagendaga bidukamura ayiwe turabikirira huri, turabikirira huri. Uwiteka Mana Nyiringabo, reka turebe nk'abaje, maze unezererwe mwami iki gitambo cyo mu cyumba cyo hejuru, unezererwe kubaho kwacu imbere yawe, unezererwe mwami amajwi yacu, unezererwe tubyuka tuva mu mariri yacu, unezererwe dutera intambwe tugana huri, unezererwe dushyira amavi yacu hasi dusenga, unezererwe Uwiteka Mana Nyiringabo, maze ubuzima bwacu buhembukira imbere yawe, ubuzima bwacu buzuke, ubuzima bwacu buzuke. Ibyari byarakiriye Uwiteka, ibyo twari twarashyizeho akadomo tukavuga ngo ni ukubiri, ngo tuzabana nabyo, ngo ni uko bigenda, reka ibyo nabyo bihindukira imbere yawe mwami, imbere yawe mwami, imbere yawe mwami, imbere yawe mwami. Umuntu ntajya amenya iby'ahakuru uko bingana, imbere yawe mwami. Hari ibyo tujya kureba tugasanga byavuyeho, tutazi n'igihe byatuviriyeho, imbere yawe mwami, imbere yawe mwami. Turahindukira tugasanga ibyaduteraga ubwoba byashizeho, imbere yawe mwami, imbere yawe mwami. Turahindukira tugasanga kamere zari ziduhagazemo zatangiye guca bugufi, imbere yawe mwami, imbere yawe niho tuzukira, imbere yawe niho duherwa ubugingo, imbere yawe mwami, imbere yawe mwami. Abanyantege nkeya turashobozwa, imbere yawe mwami. Abadashoboye duhinduka abashoboye, imbere yawe mwami. Niho utubwirira ibyo utwifuzaho, niho utubwirira imigambi yawe, niho utwongorera iby'isi idafite kutubwira, niho utwongorera ibyo abantu batatubwira, imbere yawe mwami. Niho dukura icyerekezo gishya, imbere yawe mwami. Niho duhabwa ishurirwa rishya, imbere yawe mwami. Turakumenya tukarinda tugera mu rupfu tutakibuvuyemo, imbere yawe mwami. Twakura imbaraga zituma turyohera kuruta uburyohe bw'iyi si, imbere yawe mwami w'abami, imbere yawe mwami. Utubera byose, ukatumara inyota y'icyaha, ukatumara inyota y'ibidukurura hirya no hino, imbere yawe mwami, imbere yawe mwami. Twahinduriwe bashya, imbere yawe mwami. Imyambaro ya kera yadukuweho, imbere yawe mwami. Etikete twagendanye igihe kirekire twazikuweho, imbere yawe mwami, imbere yawe mwami. Ibikote by'umwanda twambaye igihe kirekire twabikuweho, imbere yawe mwami, imbere yawe mwami. Twakuwemo imyambaro y'ibizinga, bya bindi byose umubi yaturegaga, imbere yawe mwami. Niho twambikirwa imyambaro mishya, ibikanzu byera, ibishura byera byuzuye kurabagirana, tubikura imbere yawe nyaguhora ku ngoma, imbere yawe Uwiteka Mana Nyiringabo. Niho amakote y'amateka tuyakuriramo, imbere yawe Uwiteka Mana Nyiringabo. Niho twaherewe amazina mashya, niho twahinduriwe inkingi mu nzu yawe, imbere yawe Uwiteka Mana Nyiringabo. Urakoze mwami kutwemerera, urakoze Uwiteka Mana Nyiringabo, kuba warakuyeho igisika cyose cyadutandukanyaga. Uyu munsi muri Kristo turemewe, gusenga kwacu kurashyitse, gusenga kwacu kuremewe. Uyu munsi muri Kristo umuryango twarawukinguriwe, uyu munsi muri Kristo turemewe. Ijwi ryacu rirakunyuze, rirakunyuze. Uratureba ukanyurwa, ukaryoherwa, ukavuga ngo aba ni abana banjye nkunda cyane kandi nishimira kubw'icyo Kristo yakoze ku musaraba. Warakoze mwami w'abami kutwemera,
tugarutse imbere yawe mwami w'abami kugira ngo gusenga kwacu kuyi minsi 7 kuzabe muri cya cyotero cya kindi kizahabu biguhumurire neza biguhumurire neza maze nawe utuvubire imvura y'umugisha utuvubire ubuzima buhembutse utuvubire ubuzima buhindutse utuvubire ubuzima bukize ducika ibigoyi by'uburyo bwose umumwazi yarafatishije amaguru yacu ducika ibigoyi by'uburyo bwose n'imitego y'uburyo bwose yari itugose nyaguhora ku ngoma imbere yawe umutego uracika natwe tukavamo tugakira imbere yawe hari ibibyibushye imbere yawe hari isubiza imbaraga mu bugingo imbere yawe amagufwa yacu agarukamwe imisokoro mizima imbere yawe warakoze Uwiteka Mana Nyiringabo mwami nagushimira gute uri isoko y'imbaraga zanje uri isoko y'ibyiringiro mfite uri isoko y'akanyamuneza agendana uri isoko y'amahoro menshi uri isoko y'ibyiza byose mwami w'aba tuguhaye icyubahiro mukunzi mwiza umbereye byose abaguhungiraho ubereye byose abakwambaza uri imbaraga zacu uri umutabazi nta muntu n'umwe waje kugana ngo umusubizeyo na Zakayo ubwe yazamutse kubw'amatsiko ariko ntiwamusubijeyo waravuze ngo uyu munsi agakiza kararari wawe uyu munsi ndarara mu nzu yawe nawe uri uwo mu rubyaro rwa Aburahamu ukwiriye gutabarwa nta muntu n'umwe wagannye ahuri ngo umusubizeyo umugore bamufatiye mu byaha asambana ariko ageze imbere yawe arahakirira ahinduka icyaremwe gishya nta muntu n'umwe bazanye ahuri ngo usubizeyo asubire nk'uko asanzwe nta n'umwe wahuye nawe Barutelemayo yaragutsakiye ubuzima bwe burahinduka umusore wari uboshywe n'abadayimoni ibihumbi n'ibihumbagiza ingabo nyinshi z'abadayimoni tutazi n'icyamuboshye nuko byagenze yahuye nawe ubuzima bwe burahinduka imbere yawe niho duhindukira imbere yawe niho dutabarirwa tutamenya amazina y'ibidutera tutamenya inkomoko yabyo tudakeneye kumenya iyo biva n'iyo bituruka imbere yawe ingabo zituvaho imbere yawe ubuzima buba bushya imbere yawe ibyiringiro biragaruka imbere yawe turazuka imbere yawe tubaho imbere yawe ubuzima bwacu buratabarwa ubuzima bwacu burabohoka imbere yawe ibyaturushaga amaboko turabisuzugura bikaba munsi y'ibirenge byacu imbere yawe nta muntu utahatabarirwa imbere yawe nta muntu utahakirira imbere yawe nta muntu utahazukira imbere yawe yo wahageze ibyari bipfuye bihabwa ubuzima bashiki ba Lazaro bamanutse bafite ipfunwe bagana ku gituro cya musaza wa kuko bari batarabona uburyo uzura bari bazi kukiza abarwayi gusa baribaza ngo iyo ukiza musaza wacu akirwaye ahari aho haramukijije aho niho bari bagejeje nk'uko natwe dufite aho tugejeje hari ahandi tutaragera ariko imbere yawe twishurira bundi bushya imbere yawe twishurira bushya urababwira ngo nimwizera gusa muraza kubona icyubahiro cy'Imana murabona imbaraga z'Imana murabona ubwiza bw'Imana kuko bari barakumenye baravuga ngo turabizi ku munsi w'umuzuko musaza wacu azazuka niho doctrine yawe yarigejeje niho kumenya kwabo kwari kugejeje natwe dufite aho tugejeje naho tutarenga naho twibwira ngo ibintu bishoboka ariko imbere yawe ntutinya guhamagara umupfu imbere yawe ntutinya guhamagara umuntu batagihamagara kuko yarapfuye ntibakimuvuga mu izina ariko imbere yawe uhamagara Lazaro mu gituro imbere yawe amagoye ahazukira imbere yawe abagore bakongera bagahaguruka imbere yawe abagabo bazuka imbere yawe abana twahebye basubira mu buzima imbere yawe abera tugendana tubona badafite imbaraga bazuka imbere yawe amatorero yakongera kubakika imbere yawe ubuzima bwagaruka ibyo tudatinya guhamagara mu mazina kuko tubireba tugasanga byarapfuye tubireba tugasanga byaranutse tubireba tugasanga byaraboze tubireba tugasanga ntibyavayo ariko imbere
imbere yawe mwami ibintu birazuka imbere yawe. Ntukangwa n'urupfu, ntukangwa n'umunuko, ntukangwa n'ibiboze, urabihamagara byose mu mazina yabyo. Uwiteka we ujya uvugana n'ibintu tureba tugasanga ntibifite amatwi, twabireba tukagira ngo ntibyumva, ariko wowe uvugana nabyo. Niko watunguye abigishwa bawe bari mu bwato bavuga ngo ese ntabwo ubyitayeho ko tugiye gupfa, ese ntubireba? Ni kuko tuzamuka mu cyumba cyo hejuru turimo abahungu n'abakobwa barimo kuvuga ngo ese ntabwo ubyitayeho ko imyaka igiye, ese ntabwo ubyitayeho ko turimo gupfa, ese ntabwo ubyitayeho mwami ko bigeze hano. Ariko Mana uri Imana ivugana n'imiyaga, uri Imana ivugana n'inkongi y'umuriro, uri Imana ivugana n'ibyo tureba tukagira ngo ntibigira amatwi. Niko hagurutse ucyaha umuraba. Abigishwa mwari mugendanye nyamara iminsi baribaza ngo uyu ni muntu ki, ngo ese n'umuraba uramwumvira? Uwiteka Mana Nyiringabo, twaje ahuri dufite ibyo dutegereje n'ibyo twibwira ngo byararangiye. Twaje ahuri mwa, ahuri niho byose bigirira ubuzima, ahuri niho byose bizukira. Ndabizi mwami mu kuboko kwawe wakongera ukadutungura nk'uko watunguye abigishwa. Nubwo mwagendanaga ariko bari batarumva kujya uvugana n'umuraba, bari batarumva kujya uvugana n'inyanja nayo ikakumvira. Uwiteka Mana Nyiringabo, twaje mwa kuko tuzi ko imbere yawe ariho tuzukira, kuko tuzi ko imbere yawe hari ijwi rivugana n'imiraba, kuko tuzi ko mwami ufite amaboko n'uburyo n'ibikorwa bivugira no mu itanura ry'umuriro. Sinzi uko bigenza, sinzi nuko bikora, ariko mu itanura ry'umuriro ubasha kuzanamo climatiseur abasore bakavagamo badahiye mu myobo y'intare. Mwami waba sinzi uko ugenza intare ukazimara peti maze abagabo bakavamo batariwe nazo. Uwiteka Mana Nyiringabo, twazamutse mu cyumba cyo hejuru kugira ngo intege nkeya ziri muri twebwe zambara imbaraga zawe, kugira ngo umubiri upfa, kugira ngo uyu mubiri upfa, ubu buzima bw'intege nke, uyu muntu mwami wakwizeye ariko afite intege nke, ariko ashobewe, kugira ngo ahure nawe, ahure n'imbaraga zawe zitananirwa, ahure n'imbaraga zawe zifata ibinyantege nke zikabihindura ibinyembaraga. Uko niko twaje imbere yawe Uwiteka Mana Nyiringabo. Wowe ushobora byose, wowe urenze ubwenge bwanjye, wowe urenze ibyo namaze kumenya, wowe urenze ibyo mbasha kuvuga, wowe urenze imisengere yanjye, wowe urenze kwiyiriza kwanjye, wowe urenze imirongo ya Bibiliya nasomye, wowe urenze abigisha beza numvise, wowe urenze uko nakuvuga nuko nagusobanurira abantu, wowe urenze ubumenyi bwanjye bugufi, wowe urenze ibitekerezo byanjye bigufiya, wowe usumba byose, wowe wirengeye, wowe uruta uko tukuvuga, wowe uruta uko tukuririmba, wowe uruta uko tukubwiriza tubwira abantu, wowe usumba ibyo byose. Ni wowe twaje guhura nawe mwa, kuko uriho natwe tuzabaho, kuko wihishura natwe turongera tukubone. Mwami gituma tugaruka ahuri nuko hari andi mezi twakubonye, hari indi myaka twakubonye, hari indi minsi y'amabanga dufite ibyo tuziranyeho nawe, ibyo bidutera kugaruka ahuri, kuko uri ukuri. Ntiwigeze ubeshya kuva mu itangiriro kugeza mu byahishuwe. Ntiwabeshya Abrahamu, ibyo wavuze warabikoze. Ntiwabeshye Sara, ibyo wavuze warabikoze. Ntiwabeshye na Yakobo no mu ntege nkeya. Ntiwabeshye Yosefu, izo wamuhaye mu nzozi igihe kimwe yabonye bisohora. Ntiwabeshya abahanuzi bahanuye bakavuga ko umwari azasama nyuma y'imyaka irenga 100. Warabonetse uvukira mu mwari utazi uko byagenda. Mariya yavuganye na marayika aravuga ngo ibyo byashoboka bite ko ntararyamana n'umugabo, ibyo byashoboka bite? Uramubwira ngo umwuka wisumba byose uzamutwikira, uzamubaho. Ntiwigeze ubeshya, warabikoze. Ntiwigeze ubeshya. Yesu wavuganaga n'abigishwa bawe urababwira ngo hasigaye igihe gitoya, umuhanuzi ntazaga ahandi uretse muri Yerusalemu, ngo hasigaye igihe gitoya nzapfa kandi nzazuka. Abigishwa bawe babonaga nk'inzozi, niyo mpamvu barwanye cyane ngo udapfa, kuko bari batarabona uzuka ngo atsinde urupfu. Ariko ibyo wavuze warabikoze, urupfu ntirwaguheranye. Nyuma y'iminsi 3 urazuka, uri umunyembaraga. Abarinzi barashoberwa, n'abakwizeye bagenanaga nawe bagarukira kugushaka mu gituro, baza bafite ibihumura neza, kuko bari basikura umurambo. Ariko ntiwigeze ubeshya, ibyo
uvuga urabikora, ibyo uvuga urabikora. Abarinzi baragurirwa ngo inkuru zitamamara, ngo nibagende bavuga yuko abigishwa bawe bakwibye, ariko uri muzima, ibyo uvuga urabikora, ntabwo ubeshya. Wamaze iminsi 40 wiyereka abigishwa bawe, yewe n'abameze nk'abatoma bavuga ngo ntamubonye, ngo nkore mu nkovu ze, nzomba urutoki mu nkovu ze, nkore mu kiganza cyatewe imisumari, nkore mu rubavu rwatabawe, yo ngo ntikoreyemo sinabyemera. Kandi niko byari biri, ntabwo yari kubyemera, yari kubakubonye bakubamba, abona ntiwikishije ku musaraba, abona bagushyize mu mva birakunda. Uko niko tujya tuza ukatwongorera imirimo yawe, tukumva ntibyashoboka, twakurikiza uko tumeze, naho twatinze, naho dukomoka, n'amafaranga dufite, n'amashuri make dufite, n'ubushobozi buke, twabireba tugasonga ntibishoboka, tukaza tumeze nka Toma. Ariko wowe utabara abatoma, uracyariwe, uraza umuhamagara mu izina, urambwira ngo Toma, reba ni njyewe nazutse, zana urutoki rwawe, ukoze mu rubavu rwanjye, ukoze mu nkovu z'ikiganza, ngo maze kandi ngo hahirwa abizera batabonye. Toma we, Uwiteka Mana Nyiringabo, uko niko tugaruka imbere yawe, kuko uri umunyakuri, kuko utabeshya. Uzamuka mu ijuru bakureba, abamarayika baraza bavugana nabo, kuko mumubonye azamuka niko azagaruka, kuko utabeshya, turagutegereje, kuko utabeshya. Wari wabwiye abigishwa bawe ngo nibagende bategereze ibyo data yasezeranye, kuko utazabasiga nk'imfubyi, kuko utazabasiga bonyine, ngo uzabohereza undi mufasha umeze nkawe, undi mufasha ukora nkawe, undi mufasha ufite ubushobozi bwo kubera hose icyarimwe, undi mufasha ushobora kuzura ab'isi bose bari hirya no hino, undi mufasha utazagarukira Yerusalemu, undi mufasha utazagarukira muri Israheli, undi mufasha uzahabwa abizera bose. Hanyuma barategereza, batarabibona, batarabyumva, babizi gusa mu nkuru zavuzwe n'umuhanuzi Yoweri, batarabibona byambara umubiri ku munsi wa Pentekote. Abagabo b'intege nkeya barabibona, umuriro batungura uvuye mu ijuru, kuko utabeshya, kuko uri umunyakuri, bahabwa imbaraga mwa. Ibyo bidutera kugaruka aho uri, kuko utabeshya, kuko uri umunyakuri, ibyo uvuga urabikora. Abagutegereje bose, abaje aho uri bose, abakwambaje bose, baratabawe. Abagutegereje bose ntiwigeze ubareka, wabaremeye ubuhamya bushya. Abagutegereje bose barakubonye, abagutegereje bose bafite ibyo bagendana mu mitima, byakozwe nawe wenyine, byakozwe nawe wenyine. Ntago tuza ahuri kuko dushobewe, ntago tuza ahuri kuko tutazi gukora, ntago tuvuza induru kuko tutazi kufita amaboko, ahubwo tuza ahuri tukaza dusakuza kuko dufite ubushizi bw'amanga, kuko utabara, kuko ugirema ikintu gishya, ukarema bushya, ukarema ibyo abantu batabasha. Igihe kimwe Sara yaratwise mu myaka 90, aravuga ngo bazabyumva bose bazasekana nanjye. Nyamara hari iminsi yari yarahigimye, igihe marayika yavuze ngo umwaka utaha mu gihe nk'iki ngo Sara azaba atwite, arahigima kuko yabibonaga bitashoboka ko umukecuru wacuze yatwita. Ariko ntibyakubujije gukora. Uko niko twaje mwa, kuko ahuri ingumba zirabyara, ahuri abakecuru bahabwa ibyo batabasha guhabwa, ahuri ibyarengeje imyaka turabishyikira, ahuri ibyo tutigiye turabihabwa, ahuri ibyo amafaranga tudatunze tubigeraho, ahuri mwami waba, ahuri mwa ibitangana n'ibyo dushoboye, ibyo tutujurije kondisiyo, ahuri turabihabwa, ibyo tutujurije ibisabwa, ahuri turabihabwa, aho tutakandagira, ahuri turahagezwa, ayiwe aho tutakwicara, ahuri turahicazwa. Uwiteka Mana Nyiringabo, abantu badashyitse nkatwe, abantu badakwiriye nkatwe, uduhindura abakwiriye, ukaduhindura abashyitse. Ahuri handikwa amategeko mashya, ahuri handikwa amabwiriza mashya, ahuri handikwa inzandiko nshyashya, ahuri haba dekre nshyashya, ahuri handikwa inzandiko nshya, ahuri handikwa ibindi bintu bishya, ahuri
aho uri turenga aho twagombaga kugera, aho uri turenga aho twagombaga kugarukira, aho uri amategeko arandikwa, aho uri habumburwa ahagomba kubumburwa. Uko ni ku ijoro rimwe Moridekayi yibutswe. Uzi gupimanya neza kuri paji ikwiriye, umwami atakubaha ukamuyobora aho ushaka. Aho uri mwami ibintu birahinduka. Umwami utazi iyo mana n'uburyo ivuga n'uburyo ikora, ariko ukayobora kuri paji ikwiriye kugira ngo Moridekayi yibukwe, kugira ngo ubwoko bw'Abayuda butabarwe. Uracyariwe, uracyariwe, uracyariwe. Aho uri nta kinanirana, aho uri nta kidashoboka. Iharira imitima yacu mwami, unyigize imbere mu kugukunda, unyigize imbere mu kukwiha, unyigize imbere mwami w'abami mu kugukorera, unyigize imbere mu kuguha ibyo nari narisigarije. Ngwino unyiharire mwami muri iyi minsi 7. Reka twubakane nge nawe umubano mushya, reka twubakane nge nawe urukundo rushya. Urwawe ntirugabanuka, urwawe ruri stable, uro kwizerwa, ariko reka urwanjye ruzamuke. Ngwino mwami muri iyi minsi 7, unyigishe kugukunda kurushaho, unyigishe kukwiha, unyigishe kukwizera, unyigishe kugutegereza, unyigishe kuguha ibyanjye byose n'ibinyuzuye byose, ntisigarije na kimwe. Unyigishe kwishingikiriza kuri wowe, unyigishe guhagarara kuri wowe, unyigishe mwami w'abami. Ngwino unyigishe muri iyi minsi 7, unyigishe kudakunda iby'isi, unyigishe kudafatwa nabyo, unyigishe kwiharirwa nawe, unyigishe kugutumbira iteka, unyigishe kutagukuraho amaso, unyigishe kuyatayerekeza ku muraba, unyigishe kutakumenyera, unyigishe umunsi wose kutazigera nkorera mu kamenyero. Ngwino unyigishe kugukorera, ngwino unyigishe kugukunda, ngwino unyigishe ufata ukuboko tugendana ikiganza mu kindi. Ngwino unyigishe mwami w'abami kudakururwa n'abantu, ngwino unyigishe Uwiteka Mana Nyiringabo kutagwa mu mitego yamaze benshi. Ngwino unyigishe nyaguhora ku ngoma, ngwino utwigishe Uwiteka Mana Nyiringabo, utwigishe mwami w'abami twebwe n'abahungu n'abakobwa nkuko tuzamukanye. Ngwino dufate mu kiganza nkuko umwana afata mu kiganza cya papa we akamwigisha gutambuka, nkuko umwana afata mu kiganza cy'umubyeyi we bakagendana buke bukeya. Ngwino Uwiteka Mana Nyiringabo unyigishe kukwiringira birenzeho, unyigishe kugutegereza birenzeho, unyigishe kudakanura amaso iby'isi ngo bindushe imbaraga. Ngwino unyigishe Uwiteka Mana Nyiringabo kudafatwa n'imibabaro y'iyi si, ngwino unyigishe kwiharirwa nawe, ngwino unyigishe mwami w'abami, ngwino unyigishe Uwiteka Mana Nyiringabo ngo rega nta kigeragezo kitari rusange mu bantu, ntacyo Satani arimo yadukana atakoresheje kuva kera. Intero ye ni imwe, ibikorwa bwe nibirasa, ariko uko hari abagabo n'abagore babaye abizerwa bakabitsinda. Uduye kuba muri iryo tsinda mwami w'abami rirangiza amahoro, rikora ibyo byasabwe gukora byose. Uwiteka Mana Nyiringabo ngwino uko tuzamutse mu cyumba cyo hejuru, uduye kuzarangiza tuvuga ngo twarwanye intambara nziza, twarinze ibyo kwizera, ngo hasigaye tubikiwe amakamba y'ubugingo, ngo ari twe twenyine hamwe n'abandi bose bakunze kuzagaragazwa kwawe, bakumbuye kuzagaruka kwawe. Ngwino utyaza impano zanjye, ngwino utyaza ibyo uduhamagarira gukora. Ngwino mwami, ngwino mwami, ibyuzuye umutima wawe aba ari byo wuzuza mu mutima wanjye. Ibiri priorite mu ijuru reka bibe priorite zanjye. Aho werekeje amaso Kristo aho ari ho yanjye yerekera. Ibiri ku mutima wawe aba ari byo biba ku mutima wanjye. Ibyo wifuza aba ari byo biba ibyifuzo byanjye, kugira ngo nkugendere mwami w'abami, kugira ngo nkugendere, kugira ngo ryajwi ryawe niribaza ngo ninde natuma, udasanga mpuze, udasanga ndangaye, udasanga ni mu bindi, ahubwo nkubwira ngo ni njyewe bari njye utuma. Ngwino Uwiteka Mana Nyiringabo muri iyi minsi 7 imbere iminsi yo kubakwa nawe, kugira ngo mwami ibyo twifuzaho ubituboneho. Dore ibidukurura bitujyana hirya ni byinshi, dore ibidukurura bitujyana hirya biducogoza ni byinshi, ariko reka iyi minsi 7 wibyaremwe abahungu n'abakobwa bari busiganwe bagana huri, bari busiganwe babaza ngo mwami uratwifuzaho iki. Hagurutse ingabo mwami turimo dusenga, hagurutse ingabo mwami muri iyi minsi 7, hagurutse ingabo z'abagore, hagurutse ingabo z'abagabo, hagurutse ingabo z'abasore n'inkumi barimo basiganwa bagushaka, barimo basiganwa mwami bifuza kukugendera, bifuza ko bakubera amaboko mu isi, bakakubera amaguru mu isi, bakakubera akanwa, bakaba umutima wakururukiriza mu mutima wawe, wakururukiriza mu mutima wawe. Ngwino ururukire muri twebwe, ngwino ururukire muri twebwe, natwe tuba
abahungu n'abakobwa bashobora kukugendera mu isi, bashobora kuruhura umutima wawe, ukavuga ngo mfite umukobwa mu Rwanda, mfite umuhungu mu Rwanda, mfite umuhungu hehe hirya no hino ku isi, mfite umukobwa ndabyizeye, uriya niwe nzatuma azambera intumwa yihuta cyane. Uwiteka Mana Nyiringabo, ngwino muri iyo kampani usange duhari, ngwino muri iyo muryango usange turiyo, twiteguye Mwami, tuvuga ngo tuzakugendera, tuzaba amaboko yawe mu miryango yacu, tuzaba akanwa kawe mu gihugu cyacu, tuzaba akanwa kawe mu itorero, tuzaba inkingi mu nzu yawe. Ngwino Uwiteka Mana Nyiringabo, kuri iki gicaniro, kuri uyu musozi Nyagora ku Ngoma, muri iki cyumba cy'hejuru cy'umunsi wa karindwi, ngwino ubyara imihamagaro mishya, ngwino utyaza impano zari zarazimye. Uwiteka Mana Nyiringabo, ngwino dukoreshe mu mbaraga, ngwino dukoreshe uko ushaka Mwami, bize kuba uko nshaka. Dore tuba dufite plan ibihumbi twakuzaniye, tuba dufite ibintu ibihumbi twifuza, ariko reka Uwiteka Mana Nyiringabo, mu cyumba cyo hejuru uhampera umutima, uhora ukubaza ngo umugambi wawe ni uwuhe, ngo ibyo wifuza ni ibihe muri uko kwezi, ibyo wifuza muri uyu mwaka ni ibihe, ibyo wifuza mu myaka nsigaje ni ibihe. Uwiteka Mana Nyiringabo, ngwino duhera uyu mutima, njyewe n'abahungu bawe n'abakobwa bawe tuzamukanye, ngwino duhera umutima mushya, umutima ukubaza ngo umugambi wawe ni uwuhe, umutima ukubaza ngo ni iki wifuza, umutima ukubaza ngo ni hehe ngo ntumeyo, umutima ukubaza ngo ni iki wifuza ko nakora, umutima ukubaza ngo imigambi yawe muri byose ni iyihe. Uwiteka Mana Nyiringabo, tuje kwigwandika mu gituza cyawe kugira ngo tugenze uko ushaka, udutuma uko ushaka, uko ushaka, ntaba ari twe. Izina ryawe rishyirwe hejuru Mwami. Isi yuzuye amasengesho n'urusaku ruhora rugusukira ibyifuzo bitandukanye, ariko Uwiteka Mana Nyiringabo, muri iyi minsi 7 nawe utumenyesha icyifuzo cyawe. Icyifuzo cyawe muri iki kinyejana ni ikihe? Icyifuzo cyawe muri uyu mwaka ni ikihe? Icyifuzo cyawe muri uku kwezi ni ikihe? Ni iki wongorera abagutegereza? Ni iki ubwira abahungu n'abakobwa bapfukama batinda imbere yawe ngo maze nanjye ukimbwire, kandi umpe imbaraga zo kugishyira mu bikorwa, umpe imbaraga zo kugikora, maze unyiharire, 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 unyiharire. Turi hano Mwami, turi hano tukubwira ibyacu, ariko ibyawe bifite umumaro kuruta ibintu ibihumbi nakubwira. Twiteguye kugutega amatwi, twiteguye kuva mu matelefone, twiteguye kuva mu birangaza kugira ngo tuguhanga amaso. Twamaze iminsi twumva iby'inshuti zitubwira, twamaze iminsi twumva inama z'abantu, twamaze iminsi dusoma iby'umumaro n'ibitari iby'umumaro, ariko turaje ngo tubwire icyo uvuga, utubwire icyo ushaka, utubwire icyifuzo cyawe. Igihe kimwe wamenyesheje abigishwa bawe icyifuzo cyawe, ngo wari ukurikiwe n'abantu benshi, ubitegereje ngo usanga bameze nk'intama zitagira umwungeri, ngo ubona barushye basenzekaye. Uhindukirira abigishwa bawe urababwira ngo nimuze mwinginge nyir'ibisarurwa, uyohereza abasaruzi kuko ibisarurwa ari byinshi. Turi hano Mwami, turi hano ngo tubabe abasaruzi, turi hano Mwami ngo tubwire icyo twifuzaho, turi hano Mwami ngo aho twerekeza bariho twerekera. Iyo utumye utanga n'imbaraga zigenda, iyo uhagurukije utanga n'imbaraga zikomeza umuntu agahagarara. Turakwizeye, turagutegereje, turagutegereje Mwami. Gusukiye amasengesho barimo bagusenga hirya no hino, tugusukiye ibyifuzo twahawe n'inshuti zacu n'abavandimwe bacu nabo tuziranye, turabiguhaye Mwami. Tuguhaye gusenga kwabo no gutaka kwabo ngo babere igisubizo. Muzaniye abarwayi bose, abo namenye nabo ntamenye, kugira ngo bakize, ubongera imbaraga mu mibiri, bahaguruke bakuramye, bahaguruke bagukorere. Abatinze ku bisasiro bahagurutse Uwiteka Mana Nyiringabo, abarwaje abana bakiriza abana, abarwaje abagabo bakiriza abagabo, abarwaje abagore bakiriza abagore Nyagora ku Ngoma, abarwaje ababyeyi indwara z'igihe kirekire bakiriza ababo. Dukiriza inshuti n'abavandimwe zadutakiye Nyagora ku Ngoma, tuzanye ubwo burwayi kuko tuzi ko ushobora byose. Reka ijambo ryawe ribahagurutse ku bitanda byabo, ribahagurutse ku mariri yabo, rikomeza ingingo zabo. Abarwaye Mwami mu ngingo, abarwaye mu magufa, abarwaye mu maraso, abarwaye mu mutwe, abarwaye
abarwayi ahantu hose tubasha kuvuga naho tutabasha kuvuga, abarwaye indwara zisa nkaho ziteye ubwoba, isi za kanseri, ibicure, ibinaniranye, Uwiteka Mana Nyiringabo, za sida, abarwaye Mwami, ikintu icyo ari cyo cyose, reka izo ndwara zose n'amazina yabo iki gitondo bicire bugufi imbere y'izina ryawe Nyaguhora ku ngoma, maze bahagurutswe ku mariri yabo bakuramye bagukorera Uwiteka Mana Nyiringabo. Tukuzaniye ibisa nk'ibinaniranye abavandimwe bacu baduhaye n'inshuti zacu ngo tuzabizane imbere yawe. Tukuzaniye amago atarimo amahoro kugira ngo iki gitondo uremo amahoro. Tukuzaniye abana bari mu rumogi kugira ngo Mwami babohoke, abari mu nzoga babohoke, ababaswe n'ubusambanyi babohoke. Tukuzaniye abavandimwe, tukuzaniye abo dusengana, tukuzaniye abo tubana kugira ngo habeho gucika kw'ingoyi z'uburyo bwose mu izina ryawe Yesu Kristo w'i Nazareti. Turakwizeye Nyaguhora ku ngoma, reka imigozi y'uburyo bwose n'amagambo mabi yose yashyizwe ku buzima bw'abagushaka acikagurikira imbere yawe, yamburwa imbaraga muri iki gitondo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Reka baremerwe ibintu bishya, baremerwe imbaraga nshya, ubutabazi bushya, ubuhamya bushya, amashimwe mashya Nyaguhora ku ngoma. Urakoze Uwiteka Mana Nyiringabo, reka ikintu cyose cyishyiriye hejuru kurwanya kumenyekana kw'izina ryawe mu buzima bwe uyu mwanya gikubitwe hasi mu izina rya Yesu. Reka ibicaniro byose byo mu mitima byazimye byo gusenga uyu mwanya byake, abacu bacogoye basubizwe mu imbaraga, warubaswe n'icyaha, ingoyi z'icyaha zicika ku buzima bwe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Imbere yawe niho dukirira, imbere yawe niho hari umwijima hahinduka umucyo, imbere yawe niho duherwa byose. Turakwizeye Nyaguhora ku ngoma, turagushimye, tugushyize hejuru, uri uwo kwizerwa, uri umunyakuri, ibyo uvuga urabikora, uri inyuma y'ijambo ryawe kugira ngo risohoze. Turagushimira Mwami ko watubyukije, ndagushimira impano y'amagara mazima. Turwaye ntitwabasha guhagarara hano, ni wowe wegura ingingo zacu zikaba nzima. Nushimwe, ni wowe utubyutsa, ni wowe udushyira mu inyota yo kubaho uri, ngo ni wowe udutera gukunda no gushobora ibyo wishimira. Ni wowe byirato byacu, ni wowe imbaraga zanjye. Ishimwe ryose rikugarurirwe, icyubahiro ni icyawe, gukomera n'ubutware ni ibyawe, ubwenge budashyikirwa n'ubwawe, icyubahiro kitarondoreka ni icyawe, bwiza tutageranya n'ubw'abantu ni ubwawe. Uteye ubwoba, urahambaye, urenze uko nakumenye, urenze uko nakuvuga. Urakoze, urakoze ko wubatse itorero ukaryubaka ku rutare, ngo n'amarembo y'ikuzimu ntabwo yarishobora. Ndagushimira abakozi bawe hirya no hino ku bicaniro bitandukanye muri iki gihugu cy'u Rwanda, abo tuzi n'abo tutazi. Ndagushimira ko ari wowe uhagurutsa, ndagushimira ko ari wowe ukomeza amaboko, ndagushimira ko ari wowe ukomeza abo wahamagaye. Bakomeze barwanirire, rwanya ibibarwanya hirya no hino, bibambura ijwi, bishaka kuvuna amaboko yabo n'amaguru yabo ngo badahagarara mu byo bahagarikamo. Birusha imbaraga, ubakomeze, ubarwanirire. Urakoze ku bw'itorero ryawe muri iki gihugu cy'u Rwanda no hirya no hino ku isi. Urakoze kuko ari wowe urihagarika, urakoze kuri bereye amaso, urikunze kuruta uko turikunda, uryitayeho kuruta uko twaryitaho. Urakoze Mwami w'abami, komeza abahungu bawe n'abakobwa bawe bakwitirirwa by'ukuri mu nsengero zitandukanye, mu madenominasiyo atandukanye, mu miryango itandukanye Nyaguhora ku ngoma. Ubakomeze, ubarwanirire, abacamo bibagoye ubabere imbaraga. Yohana yaranditse aravuga ngo bene data dusangiye amakuba no kwihangana n'ubwami biri muri Kristo Yesu. Komeza abo bose dusangiye amakuba, dusangiye kwihangana, ariko dusangiye n'ubwami. Bakomeze Uwiteka Mana Nyiringabo, abo tuziranye n'abo tutaziranye, ubakomeze Uwiteka Mana Nyiringabo. Urakoze Papa, ubakomeze kugira ngo nibamara gukomera bakomeze abandi. Urakoze kudusengera nk'uko wasengeye Petero, uramubwira ngo umwanzi yagusabye ngo kugira ngo akugosore, ariko Petero nakwingingiye kugira ngo numara gukomera ukomeze abandi. Ndagushimira Mwuka Wera, mwinginzi uruta abandi.
ni wowe udukomeza iyi myaka yose, ni wowe wabanye natwe kuva mu ntangiriro y'uru rugendo kugeza muri iyi minsi, ni wowe udukomeza aho tutishoboye tugakomezwa, ni wowe udukomeza imyaka igatambuka, ni wowe udukomeza. Urakoze mwinginzi uruta abandi, urakoze wowe utunihira iminiho itavugwa kuko tutazi uko dukwiriye gusenga. Urakoze Mwuka Wera, nshuti nziza. Ibutse umuhungu wawe n'umukobwa wawe ko atari wenyine, mwibutse kuri kumwe nawe, mwibutse ko ari wowe umusengera, mwibutse ko ari wowe watangiye umurimo muri we, mwibutse ko ari wowe uhamije Kristo akamwizera atamuzi, akamwizera ataramubonye. Umwibutse ko wowe watangiye umurimo muri we, hari naho umushoza, hari naho umukomeza. Turagushimira kubw'iki gitondo kidasanzwe, turagushimira ko wabanye natwe, turagushimira kubw'iki cyumweru cy'umugisha. Uzakomeze kubana natwe duhagaze hano hantu, uzabane natwe turi mu mago yacu, uzabane natwe tuguhamagara hirya no hino. Urakoze kubakinguye ijuru ku bwacu, tuguhaye icyubahiro. Uri uwo kwizerwa, uri uw'ukuri, uri uw'ukuri, uri uw'ukuri. Tuguhaye icyubahiro Papa, turagushimye. Ni mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo dusenze kandi twizeye. Amen. Haleluya. Imana ibahe umugisha.